umusore unzaniye Ani cya gisaza cyarantewe. Cya gisaza nabonye kitashobora giye. Umwana wo kugira ngo ipfe yambaza hano abasore nyine nabo bamfashije kugira ngo tugende neza. Usugiye kunyicira. Oya. Atipe wanjye barashobora. Abantu bashyize mu kazi gute? Kazi n'ibyo wari wagahaye. Ugombaga kugaragariza umusaruro w'ibyo wakiranye. Amamagayiro ngiye. Hari umufitanye gahunda. Ariko kugira ngo icyo gikapu umugore ataza kukibona niba wakinjyanira ahandi ndaza kukuvugisha. Sawa turavugana nawe. Sawa nati. Akazi kanjye nta bintu byo gukina. Bamutije yarabamaye. Bizera ko dushobora gukorana. Werekeze mbese. Ntabwo napfa kubizera. Ndabanza mbahe. Akabisiyo gatoya. Nimukankurira neza. Turakora neza umutoto. Urisanga mu rugo rero murakoze cyane. Hari hashize igihe utadusura sugira ngo umuntu ntagenda akihugiraho neza neza ntazabona umwanya wo gusurana. bahari ko nta cy'amateraniro abatumye twongera tugahura. Njyewe nkunda guterana buriya ntabwo njya nsiba na rimwe ariko nibyo byiza nibyo byiza. Twaganiriye byinshi nta no kukwakira nta no kukubaza. Ewe cyo koza mfite inyota ni mu amazi. Diane Karame zana ikirahure duha umushyitsi amazi yo kunywa. Ese mama Peter Karame umuhungu wawe ntarabona fiancé? Peter se none se mabuja nzane na yaje. nta kibazo umushyitsi ngo arashaka kunywa amazi. Yewe umuhungu wawe rwose rero minsi yarambwiye ngo hari icyo ashaka kumbwira. abamaze gukura bano babo. Yamaze gukura amaze gukura. Agiye kutwereka kazana. Oya agomba kumutwereka arakuze. Ni byiza cyane. Yewe ndagusuye rero. Ese ugira ngo umukozi natwe tuzashaka akanya tukwishyure n'ukuri. Reka rero njyewe nduzi ko twiriwe mu materaniro Imana byose yabyumvise. Imana igumugisha. Urakoze. Stella. Mubonye mushaka rero. Nashakaga sutuye naharya. Yoro. Nashakaga kuba wambwira ku makuru witwa Pasiteri. Pasiteri. Tuba Pasiteri. Undi kuvuga ni Pasiteri Bakame. Ndamuzi. Aho se mama kure ni barabifite. Amakuru y'ufite cyane Pasiteri wacu n'amakuru. Tambwira ni business y'akazi hari ibyo nshaka. Ntabwo muzi njya muzi ku rusengero. Ni Pasiteri wanyu rero. Nasa amakuru y'ibiki. Amakuru nayo nyine ariko cyari kimumangayikishije cyane no kumenya amakuru ya Pasiteri. Nese muraje. Ntabwo tuziranye kumbwiye se kutamuzi. Bose Pasiteri ndamuzi. Niyo mpamvu ubona ngo ari kino gikorwa. Uraje ukuntu ibigambo byinshi cyane.
igikapu wabonaga nari kumwe n'uriya mukobwa ariko kandi wowe ubona nyicira bizinesi ntabwo neza ibyo muri kuvuga ndakwiyamye bikeneye ntusajye kuzogiza wikuraza kuza ibigambo byinshi cyane urabona ntabwo nari nzi ko urasa se ubunyicira bizinesi yani waramutse ute iyo wahereye ukoropa mbona ukoropa umwanya umaze ukoropa hano nawe ushobora kuba umunebwe ntabwo ndi umunebwe ahubwo mukuru wawe yarabangamiye ariko ndashaka kumenya ikibazo ufitanye n'uwo muvandimwe mukuru wawe nyine aza yasinze ashaka ibintu byo kwiyenza nyirenzaho nkoropa ahantu nkora isuku ugasanga byose ibintu yamenaguye akubangamira mu buhe buryo reka nicyo nshaka kumenya umenye naho sinzi nawe nahera nkufasha akubangamira mu buhe buryo sinzi nawe ikintu kuko aza yasinze nyine nicyo kibazo nta kindi kibazo kirimo nta kindi kibazo ako Diane cyangwa nawe usigaye uri umunebwe aya ntabwo ndi umunebwe nta kindi ni ukuza yasinze akagira gute ibyo byonyine sawa mbonye kubikurikirana ndebe uko bimeze kubera ko nawe ugomba kuba hano ufite amahoro ufite n'umutekano biraza gukemuka nta kibazo sibyo Diane gerageza Sava mano we. Amakuru. Shatwaraburanye. Shananye ngufunguye no sigaho bahe we shana. Hayi. Ndumukire ngewe. Imana yasize amavuta ishyiraho nayo none. Sorry rega mba naradepoje heshi nshaka gutsindira amasoko mba ntega amatwi radio ngo numve ko ndi gutsinda. Sorry. Umva. Ndigushaka umukunzi kuri Kiss FM. Shabye ore. Mwatwikije ahubwo amakuru se. Bundi giye bisa ubusanzwe ndi umukire ndi n'umukozi w'Imana. Uvanga ubundi umukozi w'Imana. Ya nde nkorera Imana. Sagutse. Gakeye ariko. Turi hano mu nzira sibyo? My God. Umva mubwire. Nzenguruka ngende umukire nari. Umva mubwire se. Inkweto ya 200. 200 nyine ibihumbi nyine. Ese uramuvuga hirya? Ese ko uratuzi turahuye hano mu nzira wazanye iby'ubukire ibiki. Mbona ko twibwira nabibwiye ko ndi umukire nkorera muri no quartier none ahubwo duri hano mu nzira ntabwo tuzi. Reka tujye kukabara hano imbere. Umutipe ntabwo tumuzi. Sha ntagahunda reka tugende. Iyo Yesu yanze umuntu amujugunya hanze y'igipangu. Urumva reka mbabwire sha mwabukobwa. Mana yanjye we buratse. Ubundi twahuriraga iki mwabasenzi mwe. Ubundi ngende n'umukire umva mfite amafaranga menshi. Buratse. mama najyaga nibaza ahantu kuri umunezero n'ibyishimo bya buri munsi ariko iyo sanze soma Bibiliya bitasubizwa mu kanya none se kuto se byagenze bite bya mirimo nari ndimo ndayirangije nikoze vuba amasaha yari yamfashe ashaka kujya muri repetition ubwo ahubwo nicyo nari nje no kukubwira ntacyo wagenda ariko hari ibintu numvise mu gitondo we no mukuru wawe byagenze bite mama wimbwira ngo mbwire n'uriya muvandimwe uzi ko yaje mu gitondo nkimara gukora isengesho rya mu gitondo ndi gusoma Bibiliya nicaye hariya ngo ubyukiye muri Bibiliya ngo birasa akazi ati Yesu ni iki Yesu utagura n'agacupa Yesu ni mu ntoki ariko se mukuru wawe nawe no kumusengera agahinduka nuko nyine ariko icyo ntabwo aricyo cyari gikomeye nambwiye ijambo numva umutwe uramenetse numva sinzi ukuntu mbaye ukambwiye ngo sindi umuvandimwe we nawe ubundi ntacyo ubwo nanjye kubwira ko ngiye muri repetition utaza kuguma wamagara Peter n'iki mu baturanyi nicyo kintu ngiyemo gitangura twe naca imbere ya kamera wihute kandi ujye wirinda yego mama wanjye Saya twahorana tukaba turi kumwe cyane ngasha sashyire n'ukuri ndakunda by'amateka ushobora rero mukora
oya kugukunda ni inshingano zawe abana ntabwo ari byose guteza turibareba warigeze ushaka oya njyewe kamubwira papa yakundaga mama nkamwigira ariko ndagukunda shashiri tunyizera nk'uko ushobora kwizera imana ishobora kugutabara nanjye meze nk'intumwa yatumwe mu isi ahubwo twaganiriye cyane tuza dukumburanye sinatekereza neza ko kwakira Bakobwa pasiteri uramuzi wabari iki ndashaka kumbwira uransubiza cyangwa uraza kuvuga vuga pasiteri ntabwo umuzi hano ntabwo twaje tuje gukina n'abamusenzi ukanaruhiza umuntu tugikorera iki bose ubu ngubu ntabwo namuvugisha ahubwo ikijyanye hariya terura kiraza kuvuga tubajyana hariya gasi ndashaka gukora akazi kiriya gikorwa kikaza kuvuga urabizi akazi nakora neza cyane jya uriya ndaza kumuvugisha kandi nzizera